akandi gato twese, weho mukunzi wacu ukurikiranye ibiganiro byacu 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima budakoroheye, ibyo bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo duhindure amateka, ubuzima bwacu bugenda bumererwa neza cyane. Njye wumva nitwa Ngoboka muri Rwanda, uhaye ikaze mu kiganiro. Nk'uko uri kubibona kuri kamera, umwe mu tumirwa tugize amahirwe n'umuntu wibutse ku wundi, umuntu bishimane duhaye kugira ngo uyu munsi tubane nabo. Munyemerere dutangire tumusaba yibwira abadukurikiye amazina, niba ari umumama, niba ari umukobwa, niba yakijijwe, niba adakijijwe, ntimugire amatsiko, byose agiye kubibwira. Ni karibu amufashe. Murakoze cyane, murakoze kumpa karibu. Nanjye nitwa Mukandaragiye Angelique, bita Mama Claudina na Mama Claude. Ndi umumama ndubatse, akazi kanjye ndi umuhinzi. Ahangaha dukunze kwakira abantu b'abakristo, bose ndi mu itorero. Murakoze kumbaza itorero nsengeramo. Nsengera mu itorero rya ADPR. Ndakijijwe, ndi umumama ukijijwe. Uragira uti ndakijijwe, ndi umumama ukijijwe. Wakijijwe cyane? Nakijijwe maze imyaka myinshi, ndumva narakiriye agakiza 2015. 2015 nibwo wakiriye agakiza, wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe. Ujya kumwakira, ni iki cyatumye ufata umwanzuro wo kuvuga nkizwe? Cyatumye mfata umwanzuro wo gukizwa, nakubitanye n'ibibazo bikomeye mu muryango nashatsemo. Nashatse mu muryango ngezemo, nkubitana n'ibibazo bitanyoroheye, ngatwita, natwite inda sinzibyare. Ubwo rero nkazimarana igihe kirekire, inda. Ubwo muri iyo myaka nabatijwemo nari nyitwite. Ndumva gukizwa kwawe byatewe n'ibigeragezo wahuye nabyo, hanyuma bituma ushaka Imana kugira ngo ube ko hari ikintu Imana yakora. Rero byanyu bikunze, nanjye ndahamya neza yuko Imana ikora imirimo, ndahamya neza ko Imana ikora ibitangaza, kandi niba ukize gukora ibikorwa yasaba ngo yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye, yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Iyi ntihemuka rero tugiye kuyisengera twinjiza mu kiganiro kugira ngo tugaruke noneho kwinjira mu kiganiro nyirizina. Reka tujye bugufi dusenga Imana yuko niyo dushoboza byose. Uwiteka Mana nziza, Imana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, Imana nk'iyi turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye rero ineza yawe, tugushimiye ko waturinze tukaba twese tugiye tuduhumeka. Ariko nyandura ku ngoma, turi imbere y'amaso yawe, nciye bugufi cyane ngo mbabarire ibyaha byanjye, ndavuga ngacumura, nakwitiriza ngacumura. Data wa twese uri mu ijuru, niyo mpamvu nciye bugufi kugira ngo ugeze intungane. Kimara kwemeza no kuntunganya, urakoze cyane, ndagushimye. Ngushimiye neza n'urukundo dukunda, ngushimiye ko waturinze kuva mu minsi twahereje nyuma. Data wa twese turagushimiye cyane, tugushimiye ibitangaza ukora, tugushimiye yuko uri umuganga, uri umukozi w'umuhanga, uri umudogiteri urenze abadogiteri bose. Ngaho rero Data wa twese dukomeje kugushima, dukomeje kukwereka iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo ukomeze ubane natwe, kugira ngo ukomeze uturinde kandi turengere muri byose, duhiga turwanye ibiturwanya. Data wa twese ukomeze turwanire intambara zigaragara n'izitagaragara, zirwane Data, kugira ngo ukomeze utubere maso, ukomeze uturinde muri byose. Imana mu izina rya Yesu. Mu kanya wahoze ugira uti ndi umuhinzi, ubonye akavura muri kabone. Akavura kavuye nta kibazo.
guhinga ibishyimbo twatangiye kubitera nta kibazo. nta myumbati ko njya buriya nkunda ngo nzaze unyihere imyumbati. uzaze imyumbati ibihabaye ibitoki byose birahari. mba nsabiye icyo kurya mu kiganiro mu mbabarire nkunda kurya nkita porofita nkahita nsaba icyo kurya rwose nzaza unyihere imyumbati. hanyuma uragira uti ninjiye mu rugo ahantu nshatse, hanyuma ntangira kugira ikibazo cyo kurya. byagenze bitewe ukuntu byangendekeye ntabwo byari byoroshye. ngeze mu muryango ntaragenda mbere ndayibyara neza. iya kabiri nayimaranye imyaka myinshi, imyaka 2 n'igice, aho nibyaye nibyaramo umwana w'umukobwa. aho ubu narabishingiye nabonye Imana yampaye umukwe, ubundi bishima Imana. ubu ni ukuvuga ngo ufite umukwe twaje tugendana mu muhanda ntabwo ngira ngo wemeye nabibonaga ari ukuri mukuru kuko sinakwigereranyaho ariko ntabwo nakugaragaza mu cyiciro cyo kuba waba ufite umukwe. Imana yampaye umukwe ubu ku itariki 3 z'ukwa munani nari nashyingiye. mu mwaka turimo rero Imana yabiyemo uwo mu bana mfite yamenyeye umwana wa gatatu, yagase abana 3. hanyuma uragira uti uwa mbere naramutwaye inda yibyara neza, ariko uwa kabiri ndayimaranye maranye imyaka 2 n'igice, ariko icyo gihe ubwo nari ntarinjira mu gakiza byabaye ngombwa ko nivuza mu bavuzi ba Gihanga. abavuzi ba gakondo bampaye imiti mbyara uwo mwana, uburyo inda yari yanyuzemo ari nto cyane, ifite amezi ane ushingiye, ariko yaje gukura kwa muganga barayikurikirana umwana icyo gihe iyo nda wamaranye imyaka ni ukuvuga ngo warayitwaye irakomeza irakura nk'uko izindi nda zikura, yarahirimaga nk'uko njya numva abanyarwanda bavuga ngo irahirima ikongera ikagaruka. icyo gihe byagenze byari bifite uko byagenze narayitwise, igeze mu mezi 4 yagatangiye gukora, ihagararira yongera gukura ariko nkajya nyine gukora, ntegereza ko ikura ndabibura, ngomba kugira ngo nyine yo kwifuza. nkurikije Imana ingirira ubuntu, ndangira umuvuzi arangira agakira. icyo gihe nari narinjira mu gakiza. bikatwiga ikintu iyo wumvaga iyo nda ikora ukabona amezi 9 arageze, umwaka urageze, umwaka n'igice, imyaka 2, ntabwo nsenga Imana, Imana yarabikoze irakurengera, umwana yatinze kuvuka, iyo niyo avutse ndavuga ngo ubona n'ubundi ari mukuru. nabonye yaravutse ameze nk'impinja zisanzwe, yari bisanzwe, yavutse ameze neza nta kibazo. hanyuma nyuma y'uwo mwana rero kugira ngo numve ubuhamya bwa nyuma y'uwo mwana ko bwakomeye. ubuhamya bwa nyuma bw'uwo mwana, uwo mwana akimara kuvuka nabyaye umwana umuhungu we yitabye Imana.
ariko yitaba Imana naramukurikije ndende kuntwita. Namwite rero inda yamukurikiraga narayibanye igihe kirekire cyane, yimaranye imyaka 23. ni ukuvuga ngo waratwise utwite inda imyaka 23. Yego, narayitwise ndayisama ndayitwita, igeze mu mezi 5 irahagarara yanga gukomeza gukura, biba ngombwa ko nivuza. Nagiye mu bavuzi benshi cyane, nagiye bandangiye abavuzi benshi cyane, no mu bapfumu nagiye, ariko biranga. Ku munota wa nyuma mfata inzira yo kujya gukizwa, ndakizwa. Ninjiye mu gakiza 2015 nibwo nabatijwe idini rya ADEPR. Ndasenga ngo ndebe ko Imana yamfasha irantabara. Ako gakiza bigeze aho nyuma ndagwa mbivamo, ndongera nsubira mu kwivuza, nabyo biranga. Umunota wa mbere rero ubwo naje kugira iyerekwa ndi mu rusengero, naje kugira iyerekwa ndi kurira urwego mfite ibitabo byinshi nzamuka njya hejuru. Ubwo nimara kubona iryo yerekwa nafashe iya mbere yo kuvuga ngo ngiye gusubira mu gakiza. Ndagenda mfita muri ADEPR, baranyakira, ndasenga. Kuva ubwo rero narasenze, noneho igihe cyo gutabarwa kigeze, narasenze gutabarwa birabura, ariko igihe cyo gutabarwa kigeze cyari cyagiye ntahaguruka naho nicara. Ubwo nari narashashe umukeka mu nzu, narakoze icyumba, mbese arimo ntabariza Imana. Ubwo Imana nayitabaje amezi 2 ntagera no ku rusengero, mba mu nzu nsenga n'abandi badamu baza bakamfasha. Nari narahakoze icyumba, mbese nishyira mu maboko y'Imana. Nari ngeze kuri finali yo gupfa. Ku munota wa nyuma nibwo hari ku isaha ya saa 8 za nijoro, isaha ya saa 8 za nijoro. Ubwo igihe cyari kigeze, ubwo ugiye kumva numva ibitangaza birakoretse. Mbere y'uko tugera aho ngaho igitangaza kibona, uragira uti njyewe nagiye gukizwa ariko ntihitiyemo. Ibyo gukizwa iyo wari ntihitiyemo. Nagiye gukizwa bimaranye igihe kirekire, yuko nakijijwe 2015 kandi wenda narenze. Njya gukizwa kubera nari narivuje byaranze, njya gukizwa ngo Imana indengere, nabyo biranga. Navuga intare nsubiye mu bavuzi byakunda, mbivamo nanone nsubira kwivuza. Igihe kigeze, urumva hari Imana yari yageze ku musozo, nibwo nongeye gusubira muri ADEPR, ndongera njya gusenga. Baranyakira, bamaze kunyakira ndakomeza nguma mu gakiza. Ubu harimo Imana yantabaye rero ndi mu gakiza. Uragira uti Imana yantabaye ndi mu gakiza. Cyagiye wajyaga mu bapfumu, ni abapfumu cyangwa ni abavuzi? Ni abavuzi, ariko nyine buriya hari igihe ugenda ugiye mu bavuzi bagerayo ugasanga bakora ibintu bidasobanutse bihabanye n'iby'Imana. Abantu nk'abo se si babita abapfumu? Ni nk'icyo abonye mu bapfumu kidasanzwe cyangwa muri abo bavuzi? Mu bavuzi se nta kidasanzwe nabonye, ntacyo. Iyo aba narakibonye hari icyo baba baramfashije, ariko nta kintu nabonye kidasanzwe. Se ko bampaga imiti nkayinywa, ariko ntacyo yamariye. Ariko aho mariye kureka imiti, naretse imiti, mfukama mu nzu, ntabaza ijuru niryo ryantabaye, rintabara nta mutima umwe. Ese n'icyo gihe nabwo warayumvaga, yaronkaga cyangwa ntabwo yonkaga? Yaronkaga, yari yarakuze, yarabaye nini cyane, ntabasha no kugenda. Yari yarabaye
nabaye nini cyane, abambonye bose batangara, nari munini cyane, narabyimbye cyane biteye ubwoba. Ariko icyo gihe nagiye kubona uko inda yanganaga, natangajwe no kubona ikintu kivuye nsanga ni ikintu gito cyane. wenda tutaragera kuri icyo kintu cyavuyemo kuko uraza kukitubwira icyo ari cyo, ahubwo wenda kugira ngo ngaruke inyuma ari cya gihe wari utwite. Urabona yuko iyo umuntu atwite mwese tukajya kwa muganga tukajya kwipimisha, akibimenya ajya kwa muganga akajya kwipimisha, bakamuha randevu, bakongera akagaruka, bakongera kandi uko basuzuma imikurire y'umwana mu nda, uko basuzuma uko ubuzima bw'umubyeyi buhagaze. wowe icyo gihe wajyaga kwa muganga kwisuzuma umwana baramubonaga, bamubonaga byabaga bimeze gutya? narisuzumishije kwa muganga mu maza ya mbere nyine umwana baramubona. Igihe kigeze nsubiyeyo baramubura. ubwo rero byabaye ngombwa bakimara kumubura nibwo nahangayitse nyine mfata iya mbere yo kuvuga ngo reka nivuze. Kwivuza biranga, bimaze kwanga rero nibwo nabonye iherezo ari ugupfa. Mfata iya mbere yo kuvuga ngo reka nsenga Imana ninjire mu gakiza. hanyuma ufata iya mbere winjira mu gakiza, utangira gusenga. ariko mbere ndagira ngo ngaruke ugiye kwipimisha muganga inda barayibuze, isuye bwa kabiri. ese baje kugira ngo barayibona cyangwa n'ubundi inda barakomeje barayibona? barayibonye bagapima uko umutima w'umwana utera, bagapima uburebure bw'umwana mu nda, ibyo byose bakabibona, uko umwana ahumeka, ibyo byose bakabibona. ariko ku munota wa nyuma bampaye igihe cyo kubyara kigeze, nsubiyeyo kuri randevu, bashatse umwana baramubura. kandi inda ingana uko yarakuze cyane. ubwo byambereye ikintu cy'ikibazo, ntabwo byari binyoroheye muri iyo myaka yose. nari narahangayitse, narashenye ndasambura, nsigara nta n'urwara rwo kwishimisha ntigira, nsigarira kuri zeru. yuko sinari mbashije guhinga, nta murimo n'umwe nari nshoboye gukora. niberaga mu buzima bwo guhangayika gusa, niberaga mu buzima abaturage abambonye bose bansabira gusa, nta kindi. hari ukuntu umuntu iyo atwite agira ibyo ahurwa akagira n'ibyo ararikira. muri ibyo gihe byari byifashe bite? icyo gihe njyewe ikintu nari narahuzwe ni inyama. inyama ntabwo naziryaga, nabaga ndiye nk'imwe iseseme, nkagira iseseme cyane, ntabwo nazishakaga n'umunsi wa rimwe. cyanjye naryaga kari agatoki, turaye n'umuceri ntabwo nawuryaga. byari byarananiye. ese muri iyo myaka 23 wari ugikomeje guhurwa no kurarikira, cyangwa igihe cyageze aho wenda urarya byose biremera, ntihagira ibyo uhurwa ntihagira n'ibyo urarikira? byarakomeje. hari ibyo ntagendaga nkenera, nk'ibishyimbo bitekeweho sinabiryaga. byarakomeje, ariko ubu nkimara gutabarwa, ubu ngubu nibwo mbona ndya ibintu byose. nta kintu, iyo kintu ntakunda ni amateke. ibintu byose mbona ndabirya bikemera. inyama ndazirya ubu ngubu nta kibazo. amateke ntabwo yahinga se? ntabwo kandi nkubwira ngo nzaza n'imyumbati habuze gato ngo mubaze niba udahinga amateke, cyane cyane bwayize. ndayagira cyane. amateke ndayahinga cyane. buriya nkunda amateke kurusha mbese mu bihingwa ngandurarugo cyangwa mu binyamafufu. nkunda amateke kure. reka twigaruke, ariko ubwo twamenyanye njye nzayarya. hanyuma urumva icyo gihe uratwite, hari ukuntu
iyo umugore atwite usanga mu muryango uruhande rw'umugabo cyangwa se ku ruhande rw'umubyeyi ugasanga hatangiye kuzamo amajwi ukuntu uhiye ndabamara mu myaka 23 ntacyo yigeze ihungabanya ku muryango. Umuryango warahungabanye cyane, n'amagambo aba menshi. Hari n'ababwiraga umutware wanjye ngo nandeke yashaka undi, ariko ntiyabyumva. Umutware wanjye ndamushima cyane, ndanamukunda yuko rwose yaramfashije muri ubwo buzima bwose. Nikosa yaba yarakoze njye ntamubabarira, yuko imyaka namaze ntakora nta kintu nkora ni myinshi, kandi angaburira nkarya icyo nkeneye akakimpa, nta kibazo mbese nigeze nkora nacyo muri ubwo buzima byerekeye kurya kunywa. Yambaye bugufi cyane. Umutware wawe aho ari hose wumva ko umushimiye, kandi natwe turamushimiye kuko ni kenshi na kenshi usanga umugore yageze mu bibazo, ugasanga umugabo yigiriye mu bandi bagore, ese ugasanga amubwira amagambo mabi yo kumukomeretsa, ese ugasanga rwa rukundo bari bafitanye imbere. Ibyo bihe bibi umugore agezemo ugasanga bihungabanyije rwa rukundo, bihungabanyije bya bihe byiza bagize. Rero Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha. Ni umuntu w'intwari, ni umuntu w'umugabo. Reka nongere mbisubiremo, nanjye ndamwatuyeho ngo Imana imuhe umugisha. Twikomereze, waje gukomeza kuvuga ngo narakijijwe ariko mbonye Imana itampaye kubyara vuba, ndongera nsubira mu bapfumu, ndongera njya kwivuza. Icyo gihe ujya gusubira mu bapfumu, ni iki cyaguteye gutekereza gusubira mu bapfumu, kandi wari ugeze ahantu Imana ivugira, ahantu Imana ikorera, ahantu Imana igira ibintu irema? Nk'umwana w'umuntu nari mbonye ndambiwe kandi ndemerewe, mbabara iyo myaka yose. Si uko nari nezerewe, narababaraga. Abantu b'abadamu batwita bo barabizi ukuntu ndivuna, yuko yarakoraga mvunika, yari nk'uruboho nikoreye, yari nk'uruboho. Naravunikaga, narababaraga. Ubwo nyine nabonye ntinze gutabarwa, ndavuga ntiwasubira kwinywera imiti, wenda byantabara vuba. Nabyo mbona biranze. Ubwo rero icyo Imana yavuze, buriya icyo Imana yagusinye ntabwo wakirengaho. Imana yari yarasinye igihe izanabarira, ariko nk'umwana w'umuntu njye narananirwaga, nananirwa nkirwanirira. Ariko igihe cyarageze, kigeze, imbaraga z'Imana uko zikora, imbaraga z'Imana uko zikora ni ibintu bitangaje. Ubwo byabaye ngombwa rero nyine ko nsubira mu mbaraga z'Imana, mvuga ni nimpfa nzabe nkijijwe, nzabe nkijijwe. Imana ntizambareho umugayo w'ibyo nagiyemo byose, izabe yaranyejeje, nyakire, nipfire neza. Ntabwo nari nzi neza ko ngomba kubaho, nta nubwo nari nzi ko ngomba gukira. Nari nsigaye mu gutabarwa kwanjye, nari nsigaye mbwira Imana nti rero Mana, navuye mu itorero njya mu rindi, mu madini njya mu itorero.